dutangiye tubasuhuza mwaramutse aho bukeye mwiriwe aho ni mugoroba ko twagiye tubabwira tuzajya dukora isesengura iryo sesengura rizagenda rireba ibikorwa hano iwacu muri DRC k'umwihariko muri za Kivu zombi aho hari intambara z'urudaca abantu bicwa abantu banyagwa ibyabo abantu bangara inkambi zikuzura impunzi zo muri Kivu abantu bazira uko basa abantu bamburwa agaciro kambikwa umunyamaswa abantu baribwa abantu bagatwika ibyo byose iyo tubibona tubona ko ari imiyoborere mibi bigatuma tureba ngo ese n'iki kirimo gikorwa uyu munsi twongeye twazanye abatumirwa kugira ngo dufatanye isesengura abantu bakabibwira mwaramutse neza bakatwibwira yego ku mazina ni Micomyiza Delphin ngiye tuje kuganira kuri aya masezerano cyangwa se ibiganiro ibindi turaza kuba tubimenya hanyuma murakoze cyane nanjye amazina yanjye ni Mandela Eric nanjye tugiye gufashanya mu buryo bw'ubusesenguzi bw'amasezerano murakoze cyane murakoze kuko ibiganiro byacu byagiye bireba ku miyoborere uko politike zikoresha abaturage uko abaturage bagenda babigiramo ingaruka ubu noneho isi yabonye ko ari ngombwa ko ishaka igisubizo kirambye kubibera hariya muri Kivu zombi hakaba harabaye icyicaro cy'imishyikirano iyo mishyikirano igize igihe hariya Rwanda hari yabereye Kampala hari n'ahandi yagiye ivugwa ntibi ariko noneho twizere ko nako si ukubyizera muzi ko habaye amasezerano ido mwabizi turabizi cyane rwose mwamuzi se abagiye kuganira turabazi cyane abagiye kuganira turabazi cyane ni bande ni uvuga abagiye kuganira ni impande ebyiri ni uruhande rwa DRC leta ya Congo niyo yagiye kuganira haguruka iva Kinshasa muri Congo ijya i Doha muri Qatar ariko ntiyagiye yonyine abandi bahuriyeyo ni abantu bavuye muri AFCM 23 nabo bagiye i Doha muri Qatar ubwo nizo mpande ebyiri zari ziriyo zahuriyeyo mu biganiro yego ni ibintu byaciye ku masocial media kenshi tutari busubiremo ariko twanareba ko uvuze ko ari RDC yagiye kuganira na AFC M23 tw'i Rwanda nibyo cyane ariko se twanareba abagiye kubafasha ibyo biganiro umufasha cyangwa se umuhuza yabarinde n'abafatanyabikorwa ni bande rero bivugwa neza abahuza ba M23 AFC twirwaneho ndavuga bake kuko abenshi nyine barazwi ariko harimo Qatar nk'ibisanzwe harimo Monusco harimo na EAC yego Sadek irimo birashoboka kwirimo Sadek irashobora kuba irimo mu ruhande rumwe ariko cyane ikunda kuba ihari kuko akenshi ikunda kuba iri inyuma cyane ariko AFC yindi nako EAC yindi birukanye Goma iyo birukanye Goma yindi babwiye ati genda subirayo wowe umufatanyabikorwa AFC sibo birukanye cyane iyo ubwo mutangiye kumva ko ari imbogamizi murakoze cyane turagerageza kureba ibyo kuko iyo ari imishyikirano baza kubaza abarwana ese kubera iki AFC M23 twirwaneho waba wararwana sicyo baba babajije cyane watubwira kubera iki AFC ibyo yaba yaravuze byatumye ifata indwaro ikarwana igatera DRC urakoze cyane nabivuga ahangaha nkabibwira abantu bakomeza gukurikirana Kivu News
mu bintu byiza, mu biganiro byiza mukomeza mucishaho. Rero mu bintu wa AFC M23 twigwaneho byatumye ihaguruka ifata intwaro, ngiye kubabwiramo ibintu biri aha ngaha imbere yanjye. Icya mbere, guhabwa imyanya mu buyobozi bw'igihugu. Guhabwa imyanya mu buyobozi bw'igihugu, icyo ari kimwe cyatumye ihaguruka irwana. Ikindi cya kabiri, kwemerwa k'ishyaka cyangwa ihuriro ryemewe. Kwemerwa k'ishyaka cyangwa ihuriro ryemewe, icyo ni ikindi. Ikindi gikurikiraho, kwitabira ibiganiro rusange. Kwitabira ibiganiro rusange. Ikindi, kurindwa no kudakurikiranwa mu mategeko nk'abanyapolitiki. ubwo barasaba iminite. Barasaba iminite. Ndumva ari ibyo ngibyo. Urakoze cyane. Hari icyo wakongeraho yaba yibagiwe? Ko byari byinshi. Ni byinshi cyane, ariko biriya bintu avuze bikuyemo hafi ya byose. Dukurikije ku busabe bwa M23 twirwaneho AFC, turamutse tuganiye kuri biriya ndetse tukabisobanura mu buryo bwiza, abantu babasha kumva ndetse bakanasobanukirwa. Ahangaha bavuga ngo kwemererwa guhagararirwa mu nzego za leta. Mwaba mutekereza ko ari iki bashaka kuvuga? Rero ndahanya ndashidikanya kugeza kuri iyi saha M23 AFC twirwaneho mu myanya ya leta cyangwa se mu myanya ya politiki ya Kongo, nta mwanya n'umwe umuyobozi wa M23 twirwaneho AFC aba muri iyo myanya yose leta yabifite. Nkumva rero icyo bashaka kuvuga, niba bavuga neza ko wenda AFC politiki ya Kongo igira imyanya irimo iy'abaminisitiri n'indi, nkumva ko mu myanya AFC M23 yaba yifuza twirwaneho ari uko nabo bagirwa bamwe mu bayobozi ba politiki ya Kongo. Bagashyirwa muri guverinoma, bagashyirwa mu nteko nshinga amategeko, bagashyiraho n'inzego z'imiyoborere muri administration locale. Sicyo basaba. Ikindi, guhabwa amahirwe yo kwitabira ibiganiro rusange. Aha bashaka kuvuga imana. Ahangaha bavuga ngo guhabwa amahirwe yo kwitabira ibiganiro rusange. Yego. Nagira ngo ahangaha basaba kugira ijambo. Sibyo? Basaba ngo bahabwe ijambo, babumve nabo nk'abantu bafite agaciro. Sibyo? Cyane. Hepfo uburinzi n'ubudahangarwa ku buyobozi bwabo. Baba bashaka kuvuga iki? Kubera iki basaba iyi minute? Ariko ndetse twaba tuyumvikana kimwe. Igomba kubaho, bagomba no kuyisaba, kuko ubundi batayifite ntabwo bakorana. Iminite twaba tuyumva kimwe. Umuntu iyo afite iminite bimeze bite? Sinzi, ariko usa nkaho adufasha kuri iryo jambo kugira ngo byibuze duse nk'abahuriza ku murongo umwe. Iminite iyo bayivuga ni ubudahangarwa. Ni ukuvuga ngo niba ari umudepite, niba ari umuparlementaire, ni ukuvuga ngo ntafite icyabazwa mu bikorwa runaka, cyangwa niba ari n'icyaha icyo bakora mugira inama kuzageza igihe manda ye izarangira akazaza kubiryoza. Iyo ubwo ni ubudahangarwa mu yandi magambo ya ivuga mu Kinyarwanda. Ubwo kubera iki bari abantu basaba ubudahangarwa? Rero kuko leta iravuga ko mu mwebwe yabanje kubabwira ko ari abateroriste. N'ubu ngubu turavuga ko ari groupe armée. Sibyo? Nubwo bavuga ati ni un mouvement politico militaire. Abandi barwaho ni groupe armée. Ni nka Codeco, ni nka ibiriya byose murabona biriya ari amagroupe yose. Zalendo. Muri Kivu bavuga kuko hari amagroupe armée arenze ijana kabisa. Muri Kivu gusa. Kivu yonyine. Ni ukuvuga ko na M23 AFC M23 twirwaneho nayo leta yibara nk'imwe muri iyo mitwe. Ariko yo yibara nka mouvement politico militaire. Sibyo? Kubera iki ishaka ko bayihereza
ubwo budahangarwa. rero hari ikintu ngewe nsa nkaho navuga aho ngaho, kugeza ubu ngubu hari abayobozi ba AFC M23 twirwaneho bamaze gukatirwa kandi batarafungwa. Icyo ni ikibazo gikomeye mu byo baba bashaka bisa nk'ubudahangarwa, ari nayo mpamvu bavuga ngo dushaka imwe mu myanya mu bintu mu bya politike muri Kongo. Niba igihe yego mu buyobozi, niba igihe kigera umuntu bakamukatira ataragera no muri gereza ataranaburanishwa ngo atsinde cyatsindwe, baba bamwambuye ubudahangarwa kugeza kuri icyo gihe. Nkumva rero ubwo budahangarwa basaba ari nk'ubwo ngubwo, ku buryo umuntu mu gihe ataraburanishwa atagomba gukatirwa, kandi igihano kitarabona umuntu bashobora kumukatira imyaka 5 atari akwiye nk'amezi, cyangwa se akamukatira imyaka 5 nta n'ukwezi akwiye. Nkumva ubwo budahangarwa ari nk'ubwo ngubwo basaba, aho kugira ngo bajye bakatira bataraburanishwa, ahubwo bajye bakatira igihe cyageze cyo gukatirwa. Ni ukuvuga ko hariya ni uburyo politiki ikoresha, twarabivuze twabyise les stratégies et manœuvres. Iyo tuvuga voies et moyens, uburyo bukoreshwa n'abanyapolitiki bukoreshwa kugira ngo bace intege bariya bantu. Niba ari umuntu n'umunsi Colonel Nanga ari wagombye kujya mu mishikirano bakamutinyisha, ntari bujye kuko ari gufatirwa. Sibyo? Muribuka ko mu Rwanda uwitwa muramwibuka Rose Kabuye. Yego. Muramwibuka ko yigeze gufatirwa mu Bufaransa. Murabyibuka? Ni ukuvuga ko iyo umuntu afitweho za mpapuro afatirwa hageze hose, kuko ziba zarahawe abantu bose. Bariya abantu bagiye hari badafite iyo immunity bashobora bafatwa cyane. Ariko mu gihe bafite ubwo ngo babohereza utari bunegosi, abantu bose ntabwo twajya muri negociation. Hari ababyumva, hari n'ababishobora. Mu gihe badushizeho ubwo rupapuro, ntabwo nzajya hariya mu gihe ntinye ko bashobora kumfata. Mwumvise impamvu abo bantu barimo basaba iyo immunity. Ikindi tureba kugeza kuri ubu ngubu, ese mu by'ukuri leta yo muri ibyo tuvuze bikiya ni byinshi pe, ese ibyo leta isaba barayivuga ati turumvise aba bantu barasaba gukora muri ko bashyirwa mu butegetsi, bagakorwa muri guverinoma, bakajya muri parlement, bakajya muri sena, bakajya muri administration locale. Sibyo? Ikindi bakavuga ati mudukurireho icyo kintu mwadushizeho cy'icyasha, tugira uburenganzira abandi bose, tugire immunity kimwe n'abandi. Sibyo? Mwaba mutekereza ko ese kugeza kuri ubu ngubu Kongo iyo ko bayibajije ngo se iba abantu bavuze uravuga iki, basubije iki? Ntabwo babona icyo basubiza, kandi nanone ku rundi ruhande babona byinshi, kuko M23 bayifata nk'umutwe w'iterabwoba. Muri make ku busabe bwabo ntabwo busa nk'ubutareme bitewe n'ibyo twagiye tubona. Bagiye basaba iyo immunity, ariko hari ukuntu babisovinze cyangwa se hari ukuntu babikemuye mu buryo bwabo bumva buvuga ngo hari ibihembo bisa nk'aho batazahabwamo. Kuko AFC twirwaneho yasabye ko bagomba kubaha imyanya imwe mu buyobozi. Siko bimezera? Ariko politike cyangwa se leta ya Kongo yaranze, iravuga ngo icyo si igihembo bari kubaha, ahubwo babasubiza inyuma. Muri make mu busabe bwabo ntabwo babyemeye, nta n'icyo washatse ku cyo AFC M23 twirwaneho yasabye, nta na kimwe kigeze cyemerera leta. Ariko njye ikintu nakongeraho mbona kuba AFC M23 yarasabye kugira uruhare mu nama cyangwa se mu biganiro bigenda biba muri Kongo, ariko mu byerekeye politike akenshi usanga nyine AFC M23 ibyemezo cyangwa se imyanzuro myinshi ishirwaho na leta nta ruhare baba babigizemo abaturage bahariya muri Kivu zombi. Ese buriya ibuka ko hari abaparteneri, twavuze ko abaparteneri ba mbere ari Qatar, sibyo? Akaba nako EAC, hagaso akaba UN ariyo MONUSCO. Abo nibo bafatanyabikorwa ba biriya processes, sibyo? Noneho uno munsi uko leta yivuga iravuga ati aba bantu icyo twabanza kugira ngo tuzaje iyi nyiri preparatoire, byanze byumvikana. Iyi ntabwo ari negotiation, ni preparatoire ya negotiation. Iyo preparatoire none ni ukureba ibituma amashikirano tuzaba myiza. Leta iravuga ngo bano bantu twavuze ko muri Kivu
hari plus de 100 groupes armés. Izo ijana rirenga ry'amagurupe armé. Ese uno munsi nibakira M23. Sibyo? Kodeko yo nizaza. cyane. Ntabwo ejo twabisubiye. Groupe armé ubwinshi bwazo niko revendication zabo aba ari nyinshi. Uno munsi M23 AFC twirwaneho iyo irabwirwa kuko igomba gushyira ibikoresho hasi, sibyo? Hanyuma yamara gushyira intwaro hasi igasohoka mu duce yafashe processus y'ine negotiation. Arega naho ngaho ikibazo kindi ngicyo kibazo wari uvuze kuno ko AFC M23 ijya Qatar idoha ikajya mu biganiro iyo iriya mitwe yose irenga ijana nk'uko wari ubisobanuye n'ibirenga ijana hazaza umutwe umwe witewe nawe uvuga ati natwe kadufata intwaro tuvuga ati M23 zari inyeshyamba ni abateroriste kuko leta yabivugaga ariko turashaka ibiganiro muduhe uburenganzira muri ya myanya ya politiki ya myanya yo mu nzego z'ubuyobozi abanyapolitike bacu natwe turashaka ko bajya hehe mu butegetsi dushakira imyanya icyo kizaba ikibazo ni challenge igihugu kizahura nacyo. Tekereza kuko ikintu cyatangiye kuri Perezida Kabila. Kabila niwe gisize avuga kuko groupe armé yose iri mu ishyamba izajya isaba kuba dezamini igisigaye ukajya muri systeme ya DDE. Iyo DDE nirishinzwe demobilisation na reinsertion barangiza umuntu agasubira iwabo. Ariko ubu ngubu birya bya mixage brassage bizongera kuba sibyo? Ibyo byavuye kuri Perezida Kabila. N'uno munsi baravuga ko bano bantu bakora iki, babanza bashyira intwaro hasi bakava muri Bukavu na Goma bamaze gufata bagasubira inyuma. Ese bari bazajya muri Sabyinyo? ibyo biragoye cyane, sibyo? Barangiza gusubirayo hariya bakabona ko imishikirano ikunde ibi uko niko leta iri buvuge. Muri ibyo bagiye bavuga hari amagambo usanga ateza urujijo kugira ngo iyo preparatoire igende neza. Ibyo bintu nuko bigomba kumvikana. Icyambere leta ya Kinshasa ifite ikibazo kuko niyemera ko bari abantu banegotiye nka groupe nka mouvement politico militaire. Sibyo? Izindi zose zizakuriki zizaza nazo zigakosha gahunda nazo zikabisaba. Cyagiye leta twavuze ngo uri absa none ikaba muri dilemma ntimenye icyo ikora. Ariko nanone iki kintu cyitwa retrait icyo leta isaba retrait ni kuva mu myanya bafashe. Sibyo? Ibyo bintu ko biragoye cyane. Ibyo bintu byo kuvuga bibaze byumvikana retrait nibuza bakuramo cyo kimwe. Ese cyabazanye nuko kizaba kibonetse. Ese nibo bwa mbere bireti cyo kimwe. Iyo retrait ese bararetirwa bayi ese zimuna baramera kustanga. Ese muri icyo gihe turo duce two bafashe ni leta ituzamo kibaga cyagiye cyayasa. Ikindi ikibavuga ngo restaurer l'autorité de l'État. Ni ukuvuga ko iyo abandi batari muri AFC M23 twirwaneho bumva ko iyo restaurer l'autorité de l'État leta ikura AFC muri utwo duce twose ikatwisubiza hanyuma ikabona kuganira. Urabyumva? Ese buri bamutekereza ko na AFC ariko ibyumva? Yewe hari ikintu nshaka kuvuga aho ngaho. Kugeza kuri iyi saha impamvu AFC M23 twirwaneho ivuga ibyo bintu ikabishaka amasezerano ikabishaka ko abayobozi bamwe na bamwe muri AFC bajya mu myanya ya leta nuko kugeza ubu nta kizere bafite government. Ubwo bishatse kuvuga iki? Inzira zose leta ya Kongo yakoresha kugira ngo yongere yigarure twa duce ariko M23 wanje gusubira inyuma. Ntabwo M23 yakwemera itarashirwa mu buyobozi nk'uko ibyifuza. Kubera ko nta kizere ifite kira gisirikare cyangwa se leta kubera ko nibice isa nkaho irimo nta mutekano urimo. Ntabwo numva ukuntu AFC yakwemera gusubira inyuma mugihe n'ibindi bice biteberwa na AFC n'ubundi biyoberwa na leta ya Kongo bidafite umutekano. Nayo nta kizere ifite ko aho yamaze kugara umutekano leta yagaruka nanone umutekano ngaruka. Nkumva ariyo mpamvu AFC itakwemera gusubira inyuma kuko nta ifite usubira naho iri ni wabo.
niba ushaka kubisubiza inyuma ushaka kwijyayo biranashoboka igiye ko mu Rwanda igiye no mu Uganda ese mu nakitekereza Rwanda no mu Buganda ni iwabo niyo yaturuka nakitekereza kandi nta bimenyetso mbona nta bimenyetso bajya nimara bagira kurambika intwaro bazavuga ngo musubire mu Rwanda ndetse no muri Uganda no mu bindi bihugu akaba ari impamvu AFC M23 twirwaneho idashaka gusubira inyuma ahubwo ishaka ko niba koko bashaka ko bakorana abayobozi bose bo muri AFC babajyanwa mu nzego za leta nayo mpamvu icyo kintu gisabwa ko bazi ko igihe bazasubizwa inyuma cyangwa se bazakoza intwaro zose bazafunga abayobozi bamwe na bamwe n'abandi bagasubira mu bihugu bavuga ko bavuyemo kandi bo bazi neza ko ibihugu bavuyemo nta bindi bitari Kongo niyo mpamvu rero AFC M23 twirwaneho kugeza ubu ngubu itakwemera gusubira inyuma umva hano muri aya masezerano hari akantu nabonye hari akantu karimo kavuga kuri AFC M23 irasaba ko leta ya DRC iyemerera kwinjira mu miyoborere y'igihugu k'icyiciro cy'ibiganiro bigamije amahoro ako M23 iragasaba ariko leta kuri wari uvuze cyo gusubira inyuma yo ivuga yuko leta yo irabyanga ikavuga ko intambwe ya mbere ari ugushyira intwaro hasi akantu mukumva neza gushyira intwaro hasi no kuva mu duce twafashwe ubwo nayo mu 23 ibintu biragoye ndavuga ngo AFC M23 biragoye ko ahantu yafashe ni hagari ni hanini hamaze kuba Kivu urumva bagiye kuzigarura zombi ariko biragoye ko afata M23 yafashe ahantu babwiye ngo basubize mu birunga mu minsi yashize ya mbere intambara ikirimbanyije cyane bigeze kujyana abanyamakuru sinzi no mwarabibonye mwese ijyana abanyamakuru bajyana mu birunga muri Sabyinyo bavuga ngo bajye kuba abanyamakuru ati muze murebe ahantu batubwira tubi ahangaho wahagushira wahabuti hagati y'ibirunga rero aho ntabwo ari no gushira abantu bazima ahubwo ngiye mbona icyakabaye cyiza ibintu byose byakabaye bari ahangaha bakagombye kuba bari aha bari M23 bakomeza bakahaba ariko nabo bakabanyambere mu kuhagarura amahoro ahubwo ya mitwe irimo leta yakaba ibifasha kugira ngo bayihige ya mitwe irimo ifite intwaro kandi M23 nayo ari umutwe ariko ko biri ntabwo M23 ntabwo ikiri umutwe ntabwo ari abateroriste nk'uko bivugwa kuko ntabwo wajya mu biganiro n'umuteroriste mwajya mu biganiro se byiki ari umuteroriste byamaze kugaragara yuko ari abantu baharanira iki ukuri bafite ingingo zumvikana zituma abantu bicara ku meza bakaganira kandi maze leta mbere yahakanye ko batakwicara ku meza ngo baganire ariko ubu ngubu biri kuba kandi urambwira uko twaganira umutwe abateroriste mwaganira gute mukajya ku meza urumva ubivugitse ko ari ubuyobozi buganira n'ubundi buyobozi kandi bufite intumbero nzima bashaka guhuza imikoranire mizima ifite inyungu ku bene igihugu rero ahubwo leta yakaba ibifashisha ahubwo ibiganiro bikajya mu bikorwa amasezerano akubahirizwa ahubwo bagafatanya mu gushaka amahoro arambye ku banyekongo muri rusange bahiga iriya mitwe yitwaje intwaro bahiga FDLR bayisubiza iwabo mu Rwanda kuko bari muri Kongo si iwabo ndetse n'indi mitwe yose bakayaka intwaro bakajya mu biganiro bagafatanya kugira ngo abaturage bagire amahoro asesuye. Murakoze cyane.